Hari amakuru yaramaze iminsi avugwa ko umuhanzi Bizimana Amani waryubatse nka Amalon yamaze gutandukana na 1K Entertainment ya Deejay Pius, ariko impande zombi zose kugeza n'ubu ngubu zari zitaragira icyo zitangaza kuri aya makuru. Ubu ngubu bikaba byamaze kwemezwa neza ko batandukanye. Ibaruwa yasohotse kuri wa kane tariki 15 z'ukwa kane 2021 iragaragaza neza ko Amalon yatandukanye na 1K Entertainment yari mufiteho ububasha mu muziki. Muri iyo baruwa hariho imikono ibiri wa Deejay Pius nyiri 1K Entertainment ndetse n'uwa Amalon. Ni mu gihe ariko amasezerano y'aba bombi yagombaga kurangira mu mpeshyi y'uyu mwaka. Uyu muhanzi mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru bita Inyarwanda yavuze ko kuva mu mpeshyi ya 2021 azaba ari umuhanzi wigenga kuko afite ibikorwa byinshi byo gukora, ariko yabuze gishyigikira ndetse ko harimo n'imirimo yadindiriye muri 1K Entertainment ya Deejay Pius. Muri ibaruwa yandikiwe Amalon, iyi kampani yamurebereraga inyungu yagize iti: 1K Entertainment Limited irakumenyesha ko amasezerano yari ifitanye na Bizimana Amani aka Amalon ageze ku musozo kandi tutifuza kuyongera. 1K Limited ifasha aka kanya kugira ngo igushimire kuri urugendo twatangiranye n'ubwo rugeze ku musozo rwatanze umusaruro ku mpande zombi, kandi tukwifurije amahirwe masa ahazaza. Kwindi mishinga itararangira twari dufitanye tuzafatanya kuyishyira mu bikorwa. Amezi agera hafi kuri 7 arashize nta ndirimbo Amalon asohora. Amalon akaba yaherukaga gusohora indirimbo bita Amabara yakoranye na Marina Bushari, Aline Sano ndetse na Deejay. Akaba hari n'indi ndirimbo yasohoye bita Ngirente imaze amezi agera ku 8 ku rubuga rwe rwa YouTube, ndetse n'indi bita Singo yakoranye na Wizo yo ndakeka imaze hafi umwaka cyangwa se n'andi mezi arengaho. Guys, ibi byatangiye guhihwiswa n'abantu benshi mu minsi yashize bavuga bati Amalon ntabwo akibarizwa muri 1K Entertainment, abandi akibaza bati Amalon yagiye he. Abantu benshi babyibazagaho, ariko ndakeka mubashije gusobanukirwa muri aka kanya amakuru ya nyayo nuko nguko ameze. Muri aka kanya rero nta kindi nababwira uretse kubasaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubagezaho nkuko nabibasezeranyije. Iyi ni Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.